yabuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza mwiza Yesu Kristo ye uruta inshuti zose zo mw'isi igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje umusanga rwanyu hagiranyije anyurura mbawe anyiza makuba amaganya yanyakira akanyenyeri iteka uw'igikundiro uruta inshuti zose zo mw'isi anyurura mbawe anyiza makuba amaganya yanyakira yakanyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi. Zamura kavorimo intimba zanjye zose yarazikoreye uko ngeragezwa ndinda wa muri ibyo ntwazaga igitugu yarabimbatuye n'igihome cyanjye njyanishamo naterwa na satani ngana n'inshuti Yesu azana barageze mw'ijuru yakanyenyeri iteka uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi anyurura mbabaye anyiza makuba amaganya yanyakira yakanyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi. Haleluya, haleluya. Uyu Yesu wacu niwe nshuti iruta izindi, cyane ko inshuti zo mw'isi yarigeze tubesha ko tuzabana mu byago no makuba, ariko twagera mu bikomeye ntitwongere kubabona. Nabonye mugabo utajya udusiga, nta wundi ni Yesu, umuhera icyubahiro nyikiriza. haleluya. Nazasiga nk'imfubyi nazabemukira mpora mbeshwaho no kwizera gusa ubwa ngutesheje ingabo ntacyo gitinya pe ajya ntungisha amanuyo mw'ijuru njyagumura n'umunsi nzagera mw'ijuru nzanezerwa nimureba mu maso
yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo anyurura mbabaye ankiza amakuba amaganya yanjyaja yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi anyura mbabaye ankiza amakuba amaganya yanjyaja yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro niwe ngo bitume muva mu byomwa bwiwe si Imana ikiranirwa ngo yibagirwe ibyo yavuze yaduhaye n'umugisha iduha Yesu Kristo muri we turatsindishirizwa erega nshuti nimukiganyire ngo bitume muva mu byomwa bwiwe ngo yibagirwe ibyo yavuze yaduhaye n'umugisha iduha Yesu Kristo muri we turatsindishirizwa Yesu arakora nimumwizera arakora Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora nimumwizera arakora Yesu arakora Yesu arakora Imana irinda abayo atari uko ari beza kabarinda atari uko bakiranuka uraturinda mu makuba ukaturinda mu bikomeye Mana yacu warakoze kuduha Yesu Imana irinda abayo atari uko ari beza kabarinda atari uko bakiranuka uraturinda mu makuba ukaturinda mu bikomeye Mana yacu warakoze kuduha Yesu Yesu arakora Yesu arakora nimumwizera arakora Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora nimumwizera arakora Yesu arakora Yesu arakora uyu mwami w'abagatabaruka n'ikindi giti cy'indangamuntu akitarumba Yesu wanjye we Yesu wacu uri umutabazi uri intwari mu ntambara waradutabaye uduha agaciro twari insuzugurwa twari ibishungero by'abahisi n'abagenzi Mana y'impuhwe nyinshi uduha Yesu niwe dukesha ubugingo Yesu wacu uri umutabazi uri intwari mu ntambara waradutabaye uduha agaciro twari insuzugurwa twari ibishungero by'abahisi n'abagenzi Mana y'impuhwe nyinshi uduha Yesu niwe dukesha ubugingo uyu
umwami wanjye Yesu arakora Yesu arakora aratabara agakinira aho bitari Yesu arakora Yesu arakora niwe utanga ubugingo kandi niwe utanga ubuzima Yesu arakora wajya utari dufite agaciro niwe wakaduhaye Yesu arakora Yesu arakora abatari bafite ijambo niwe waduhaye ijambo n'abaragabura Yesu arakora Yesu arakora nzahora nkuririmba Yesu arakora mwami wanjye Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora nimumwizera arakora Yesu arakora Yesu arakora ngo Yesu agira gute aracyakora cyangwa yarabiretse zamura Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangiriro nugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangiriro nugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye ndavuga gukomera k'Uwiteka Imana yanjye ndavuga gukomera k'Uwiteka Imana yanjye iyo ngeze mu ntambara uwo mwamara ntabara kandi iteka ryose njya guterwa yiteguye uwo mwami niyaha ndavuga gukomera k'Uwiteka Imana yanjye ndavuga gukomera k'Uwiteka Imana yanjye iyo ngeze mu ntambara uwo mwamara ntabara kandi iteka ryose njya guterwa yiteguye uwo mwami niyaha Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangiriro nugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangiriro nugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye haleluya haleluya shirama kadiho shirama kadiho shirama kadiho yafashe ingabo za Farawo n'amagare ye yose abiroga mu nyanja yicecekeye yabikoreye ngo agaragariza amahanga ko ari Imana ikomeye kandi nibyo koko iyo Mana irakomeye iyo Mana niyaha yafashe ingabo za Farawo n'amagare ye yose abiroga mu nyanja yicecekeye yabikoreye ngo agaragariza amahanga ko ari Imana ikomeye kandi nibyo koko iyo Mana irakomeye iyo Mana niyaha Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangiriro nugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka
imana yanjye amaboko hejuru we dawidi abuze uko abigenza aravuga ati mana niya mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangirira nugira n'iherezo ni wowe ukomeye uwiteka imana yanjye ayo mashiwe izo mpundu impundu umudiho nanjye ubwanjye ndavuga uburyo iyo mana ariya yabanye na gidiyoni ari mu ntambara gidiyoni ntiyatsindiwe nuko yari mwiza gidiyoni ntiyatsindiwe n'ingabo ze yarebaga ahubwo we yatsindiwe n'imana yo mu ijuru iyo mana niyaha nanjye ubwanjye ndavuga uburyo iyo mana ariya yabanye na gidiyoni ari mu ntambara gidiyoni ntiyatsindiwe nuko yari mwiza gidiyoni ntiyatsindiwe n'ingabo ze yarebaga ahubwo we yatsindiwe n'imana yo mu ijuru iyo mana niyaha dawidi abuze uko abigenza aravuga ati mana niya mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangirira nugira n'iherezo ni wowe ukomeye uwiteka imana yanjye dawidi abuze uko abigenza aravuga ati mana niya mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangirira nugira n'iherezo ni wowe ukomeye uwiteka imana yanjye dawidi abuze uko abigenza aravuga ati mana niya mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangirira nugira n'iherezo ni wowe ukomeye uwiteka imana yanjye